cyangwa ntago wamwitagaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Namwitagaho uburyo bushoboka. Hose wamwitagaho nta kibazo? Namwitagaho ku buryo bushoboka, ariko nyine nimba leta yaratwubakiye iyo nzu ariko hese yinyirukanamo. Ngewe nanze kumukubita ndavuga nereka muhunga. Cyangwa hari udusore twamuraruye, twagiye twumva imanza zitandukanye aho udusore tugenda twibasira ingo z'abandi tukazise Abapfubuzi. Ubwo ngubwo ngewe nahise mvuga nereka muhunga ngewe nigendere. Ngo babandi bagira bate inaha baba barahari b'abasore bapfubuwe. Hari ibintu byateye bitangwa ni keya ni ugutetesha umugore wawe, ukamugurira igitenge, ukamuterura, anyirukana yari yambaye ubusa. Wakora ukuntu yari yambaye nk'ikigori. Ubwo ngewe ijambo nshaka kukubwira, ahubwo uninyiye kubivuga nanabikinze rwose. Mfite umugore naramushatse, nashatse 1996. Maze kumushaka 1996 ndamukura muri Kongo, umugeza mu rugo ndamwubakira. Ariko ubu ngubu yaranyirukanye ubundi ndacumbitse mwafururiye. Ngewe nawe ndakubwiza ukuri, nta kintu twigeze dupfa na kimwe. Yarambwiye mbese ubwo bamwubakiye, mbese uzi ko badukuye mu manegeka aho twari dutuye, ubundi batwubakiye inzu. Umugore arambwira ngo nta kintu nshaka muri iyo nzu. N'akagari munuzana mu mudugudu wa Nyenyeri naburaniyemo, abaturage baratwunga. Noneho umugore birananirana, tuja kuri Nyirangarama ku kagari ka Nyirangarama. Tuhageze mukakomite niwe wavugiye ngo genda ukirukane ngo kigende. Mukakomite se si umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyirangarama? Niwe umushingabikorwa wa Nyirangarama. Yaravuze ngo genda wirukana ko gasaza? Ngo genda ukirukane. Ngewe nkibaza nisi y'umugore ko twasezeranye, ubundi uradutandukanya. Ufite uburenganzira wowe Gitifu kutandukanya umugore n'umugabo basezeranye. Reka ngewe nkubwire uri umunyamakuru rwose. Ngewe nabaye nkaho ndi Inganzwa nyine. Nose nabi Inganzwa imba narahamye mu rugo. Mba narahamye mu rugo, ariko ubwo ngo nabaye Inganzwa ndamuhunga ndigendera. None se muze kukiwemeye ku Inganzwa kandi mu muco nyarwanda ari kirazira? Ntabwo kiba kirazira, aho kugira ngo muri kino gihura biza abagabo bicana n'abagore babo cyangwa se umugabo akica umugore. Ntabwo ariko ibyiza wamuhunga wenda ukicara nk'ahantu umwaka cyangwa amezi 2, ariko ukazabona gusubirayo. Ariko kenshi na kenshi ngewe hari abagabo benshi bahunga abagore, umugore akazaja kumushaka akamubwira ati mbaye dutahe mu rugo. Ibyo ngibyo bibaho. Kera se ko twaririmba guturimbo twimara twa Nyiramariza ngo murimbiro gato. Oya ntabwo ngo Nyiramariza wimbabaza ngo ni musaza wawe, ngo yuririmbe kugira ngo nawe yibuke byabi. Oya ugerageza. Ngo Nyiramariza wimbabaza ngo ni musaza wawe, ngo yubenga abahungu nuzi umusore uzakujyana. Nibyo ngarukiyeho. Yes, imuze tugiye kuganira rero, ariko urabanza ushyuhe. Twabasuye hano mu harakagwa kameze neza. Hano mufite n'abantu b'abakire twagiye tubyumva. Ndashaka ko tuganira. Sibyo? Hari ikibazo ngo utangira wibwira rero abadukurikiye. Ngewe nitwa Manuel Gashagaza. Ariko ngambuka kuri Nyirangarama mu mudugudu wa Nyenyeri. Hanyuma muze utuye ku mudugudu wa Nyenyeri, wakubona urakuze, dore imisatsi yamaze guhindura ibara, ni umweru. Ushesha kanguhe. Turashaka kugira ngo tuganize ku mateka. Ubundi ufite imyaka ingahe? Mbere yo kugira ngo dukomeze banza twibwire imyaka ufite. Imyaka 34. Navutse 57. Wavutse muri 57. Yes, muze rero ni byiza ko tugiye kwa kuganira ufite ubunararibonye. Kigerize uramuzi? Hari ingoma ya cyami uzi? Ngewe inzi imvuka nasanze vuka yibanda amenye ubwenge. Niwe nahasanze
ubwo ngubwo havuye Kayibanda avuyeho n'uzabyara makumyabiri kudeta 73 nibwo izo ngoma nizo inzi kugeza ubu ngubu mbese maje kuba mfite inuza ndiye nk'ingoma 5 hari abategetse umunsi umwe hari abategetse n'iminsi 2 nk'abakambanda cyangwa nkanuza umaze kurya ingoma 5 muri izo ngoma 5 noneho tubwira ingoma wariye ukumvira aryoshye. Ingoma nariye iryoshye niyungu ni ingoma ya Kagame kubera yuko adutegetse imyaka 20 ntari. Hanyuma tubwira icyakuryoheye kuri iyi ngoma. Icyanjyoheye nuko tubana n'abavandimwe neza, tukumvikana nta kibazo dufite. Hanyuma muze rero ni byiza ko tugiye kuganira, uri umuntu ukuze, turashaka kugira ngo tuganire ku muco nyarwanda. Umuco nyarwanda nk'umuntu wariye ingoma 5, birumva ko n'imico y'izo ngoma yari itandukanye. Turashaka kugira ngo utugereranirize umuco wa kera n'umuco w'uyu munsi. Ni ibiki ubona uyu munsi turimo gukora bitabereye umuco nyarwanda umwe wa kera, ku buryo nk'umuzehe ushobora umwana yakora iryo kosa ukamufata ukamukubita akanyafu ku kibuno atawurakosheje? Ibyo ngibyo byabagaho kera tukivuka. Ku ngoma ya Kayibanda wayikuraga n'umwana wasanga arimo gukubagana ugafata akanyafu ukamukubita ari umuvandimwe wa muturanyi wawe. Ariko ngo uramukubita wamukubita ahubwo akakujana kugufungisha ngamukubitiye umwana. Byakubaye se muze? Hari wowe wigeze gukubita kujyana kugufungisha? Ubu ngubu se kuri ubu ngubu hari umwana nigeze kuvuga ni ndi mu rugo mbese hari kuri Nyirangarama mu karere ka Rulindo. Ariko hari umwana nigeze kuvuga ni mfata akanyafu mucashe isa aja kundega ati nkumvuniye umwana. Ese ko n'uwo muco ko wahozeho bigenze bite? Ntago mukubise ngo ndababaye, ni rwose yagiye no kundega ku kagari turaburana. Icyo gihe banciye amafaranga 5,000. Hanyuma rero nk'umuntu ugeze mu zabukuru ubona bikwiriye ko uhannye umwana bakakujyana akukuburanisha ugatanga amafaranga, ubona byari bikwiriye? Ngewe ikintu nabivugaho ntago muri ibi ntago byari bikwiriye, kubera yuko umwana umusanga hari wenda yikurunga mu cyondo ukamucaha uti haguruka va muri icyo cyondo. Ariko ubwo ngubwo iyo umukangiye umwana usanga hari ikibazo gihari. Birumvikana ni ku ruhande rw'umwana. Hanyuma rero tugiye kuganira ku ruhande rw'umugore. Muri ibi bihe rero usanga abagore bajya kurega abagabo kubijyanye no kubakorera ihohoterwa. Ubwo ngewe ijambo ushaka kukubwira ahubwo unenyiye kubivuga nanabikinze rwose. Mfite umugore naramushatse, nashatse 1946. Maze kumushaka 1946 ndamukura muri Kongo umugeza mu rugo ndamwubakira. Ariko ubu ngubu yaranyirukanye ubundi ndacumbitse mwafururiye. Umugore yirukanye umugabo, ko bisanzwe ko umugabo ari we wirukana umugore, byagenze bapfe? Ngewe nanze gutera nawe amahane aranyirukana. Umaze imyaka ingahe cyangwa se ni iminsi ingahe umaze utari mu rugo? Amezane ndi hano Inaha nga muri Masoro ariho indi. None se muze kugira ngo umugore akwirukane mwari mupfuye iki? Ntutubeshye tubwize ukuri. Ngewe nago ndakubwiza ukuri. Nta kintu twigeze dupfa na kimwe. Yarambwiye mbese ubwo bamwubake mbese uzuko badukuye mu manegeka aho twari dutuye. Ubundi batwubakiye inzu umugore arambwira ngo nta kintu nshaka muri iyo nzu. N'akagari mu mudugudu wa Nyenyeri naburaniyemo abaturage baratwunga. Noneho umugore birananirana tuja kuri Nyirangarama ku kagari ka Nyirangarama. Tuhageze mu ka komite niwe wavugiye ngo genda ukirukane ngo kigende.
muka komite se si umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyirangarama? niwe umushingabikorwa wa Nyirangarama. Yaravuze ngo genda wirukana ako gasaza. Ngo genda ukirukane. Ngewe nkibaza nti si umugore ko twasezeranye ubundi uradutandukanya. Ufite uburenganzira wowe Gitifu kutandukanya umugore n'umugabo basezeranye. Abayobozi nibo bakagombye kubunga cyane cyane abayobozi b'inzego umuyobozi w'umudugudu yari yatwunze. Nabo bagize komite y'umudugudu bari batwunze nta kibazo gihari. Ariko yahise atumizaho uwo mugore wiwanjye kubera yuko bafite ibyo bakorana. Ubwo ngubwo arambwira ngo genda ukirukane ngo kigende ngo nzagwa n'igipapuro ngo mutandukane. Bafite ibyo bakorana, urakeka ko bakorana ibiki? Ibyo nyeka ibyo bakorana bafite gahunda zabo sinazimenya z'abagore. N'abagore bombi niwamenye. Umwe bari mu biro bye n'undi mu rugo ho ngaho nyine ni avuga ngo uzagenda ukirukane. None se yamuze uwo mudamu wawe mwatandukanye afite imyaka ingahe? Uwo mudamu wanjye se twashakanye 1995 turi muri Kongo, ariko ubu ngubu ashobora kuba afite nk'imyaka 40. Aracyari muto ubwo umurushaho imyaka 20 cyangwa ntago wamwitagaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Mwitagaho uburyo bushoboka. Hose wamwitagaho nta kibazo? Namwitagaho ku buryo bushoboka, ariko nyine nimba leta yaratwubakiye iyo nzu ariko yese yinyirukanamo. Ngewe nanze kumukubita ndavuga nereka muhunga. Cyangwa hari udusore twamuraruye twagiye twumva imanza zitandukanye aho udusore tugenda twibasira ingo z'abandi tukazise Abapfubuzi. Ubwo ngubwo ngewe nahise mvuga nereka muhunga ngewe nigendere. Ngo babandi bagira bate inaha baba barahari b'abasore bapfubuwe. Urakeka ko yaba yarakuruwe n'abapfubuzi? Birashoboka. Ushingira kuki? Ngewe se inshingira ku buryo icyo nshingira mbese ku buryo nshingiraho nuko mbona uko twashakanye mukura muri Kongo tutavuga rumwe. Nicyo nshingiraho. Hari ibintu byataye bita ngo ni keya ni ugutetesha umugore wawe ukamugurira igitenge ukamuterura anyirukana yari yambaye ubusa. Wakora ukuntu yari yambaye nk'ikigori. None se cyangwa wamukoreraga byinshi ariko akagira kimwe kitagenda neza? Nk'ikihe se kitagenda neza? Ngewe naribajije tekereza umuntu ngewe namwitorwa insa nkaho namukuye muri Kongo ndamwubakira inzu badukura mu mategeko leta itwubakiye ati ngewe sinyigushaka ngo inzu ni iyanjye. Ikintu nigeze mukorera ni ikihe? Muze birumvikanye twari tubyanye abana 3 rwose simuhakanira. Nese abana bari he muze? Abana bari kumwe na nyina. Hanyuma se ni uruhe ruhare rwawe mu kwita ku bana aka kanya? Uruhare rwanjye rw'abana bafiteho nuko wenda nagize amahirwe fururi ya Kamemba umwe ngenda nkamuhereza 2 nanyu utundi nkatwudugura umwenda nkiyambarira nta kindi. Umwana mukuru afite imyaka ingahe? Afite 23. No mukobwa no muhungu? Umukobwa yaranashatse. Yaranashatse. Hanyuma muze birumvikana hari abantu nanubu bagihakana ko abagore bashobora guhohotera abagabo. Nawe niko byumva? Abagore se? Abagore bavuga ko burige bahohoterwa n'abagabo, nta mugabo uhohoterwa n'umugore. Ndagira ngo iki kintu gitindeho. Abagore muri kino gihe bahohotera abagabo. Wetse yuko abagabo benshi amarira atembaje mu nda. Atembaje mu nda akumirwa akarekera. Hanyuma mbere yuko mutandukane birashoboka ko wenda hari ibindi bintu bibi yagiye gukorera, urumva ntago yahita afata umwanzuro rimwe ngo aragusiza aragiye. Niki kindi kintu kibi wibuka yaba yaragukoreye? Ikintu kibi yankoreye nigeze kumubitsa 200,000 amafaranga nyamubajije arayanyima. Uyu wanjye yahashenye. Naho nari nubatse mbere yarahashenye yimukira muri iyo nzu arasenya imubwiriye se amategura yanjye ari he naguze kwa Sina nari he ni ya inzugi nizimi ariko subire mu wanjye
nyubakira iyo nzu. None umugore aho kugira ngo ngewe nicane nawe naramuhunze ndigenda nja gucumbika. None se muze ndagira ngo tuganire mu muco nyarwanda hari kirazira bita kuba inganzwa. Ndagira ngo tuganire hano mu muco nyarwanda umugabo iyo ahuye n'ikibazo agashwana n'umugore ntabwo afata iya mbere ngo ahunga urugo, ariko nanone nk'uko wabivuze aho kugira ngo mwicane wafashe umwanzuro. Ese ni umwanzuro wafashe ugoye cyangwa ni ubuganzwa? Ndagira ngo tuganire nk'umuntu mukuru. Reka nkubwire uri umunyamakuru rwose. Ngewe nabaye nkaho ndi inganzwa nyine. Nose nabi inganzwa mba atarande narahamye mu rugo. Mba narahamye mu rugo ariko ubwo ngo nabaye inganzwa ndamuhunga ndigendera. None se muze kukiwemeye ku inganzwa kandi mu muco nyarwanda ari kirazira? Ntabwo kiba kirazira aho kugira ngo muri kino gihe urabiza abagabo bicana n'abagore babo cyangwa se umugabo akica umugore. Ntabwo ariko ibyiza wamuhunga wenda ukicara nk'ahantu umwaka cyangwa amezi abiri ariko ukazabona gusubirayo. Ariko kenshi na kenshi ngewe hari abagabo benshi bahunga abagore, umugore akazajya kumushaka akamubwira ati mbaye dutahe mu rugo. Ibyo ngibyo bibaho. Michael iracyayikodinga nta kibazo kakantu karimo. Yes muze noneho icyo nakwita karengane ugiye kwiyambaza umunyababanga nshingwabikorwa w'akagari aragutereranye aravuze ngo genda wirukane ako kazehe. Ese ko inzego zirutanwa waba warabibwiye umunyamabanga nshingwabikorwa nibura w'umurenge? Yewe imanza nagihe zishira ngewe n'ubu ngubu mfite ikaye y'umudugudu y'umuyobozi w'umudugudu. Ngewe yanyandikiye yarambwiye ati uzaje kuririmba bazakurenganura. Hanyuma muze urateganya kwishakira undi mugore cyangwa? Nta mugore nshaka. Kubera iki? Uwa mbere yabakunaniye ukozana undi. Nase wabuzana undi wo kumara iki? Mwese abagore bose ni kimwe. N'imitima yabo ni imwe. Abagore bose ni bamwe muze? Tugomba kubashira mu gatebo kamwe. Kubera iki? Umugate iyo umushobora kuja inama ariko ya nama igahinduka. N'abagore ntabwo ni bamwe mbese ngiye mbikubwira umunyamakuru rwose mbikubwira. Hanyuma muze aka kanya rero dukora ibiganiro by'ubuvugizi. Tubwire ni icyo mba twakuvuganiraho. Icyo mwamvuganiraho nuko leta yandenganura kuri uwo mugore. Urabona yuko nagikwiye kuja kuzerera. Aganga ngewe ntabwo nyikwiye kuzerera nkicara hariya. Ariko nuwo mukakometa aho wosha umugore wanyu ngo nanyirukane. Kandi ikindi cya kabiri ni kubera yuko wenda ngo umugore wiwanjye ndusha amashuri nize. Nicyo rwose nakubwira nicyo rimwe abandenganura. Urifuza ko umugore wawe agaruka? Umugore wanjye se ntuze ko ari mu rugo gwe. Birumvikana umutima we wagaruka. Arega buriya no umutima wagiye nta kindi. Urifuza ko umutima we wakugarukira mukongera mugahuza nka mbere mugiteretana mu kiririmbo kwakundi wamuririmbiraga? Ngewe ndifuza yuko twagumya twasubirana mbese tugasabana. Muze ujya kumutereta hari akarimbo wamuririmbiraga cyangwa se tubaruwa wamwandikiraga cyangwa se ikivugo, muri byo hari icyo wibuka? Turashaka kugira ngo umugore wawe tumukumbuze ibihe bya kera. Muri byo hari icyo wibuka muze? Kera se ko twaririmba guturimbo twimara twanyira mariza ngo murimbiro gato. Oya ntabwo ngo nyiramariza w'imbabaza ngo ni musaza wawe. Ngo yikaririmbe kugira ngo nawe yibuke byabi. Oya ugerageza. Ngo nyiramariza w'imbabaza ngo ni musaza wawe. Ngo yubenga abahungu nuzi umusore uzakujyana. Nibyo ngarukiyeho. None ndagira ngo wenda mu gusoza ikiganiro cyacu kugira ngo tujye kugukorera ubuvugizi, ariko uwo mukakomite umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari nawe tugomba kumugeraho tukamubaza impamvu asenya ingo aho kuzubaka. Ashobora kuvuga ko umubeshyira. Ni ikihe gihamya? Igihamya
umugore wanjye yitwa Vereri Yanyansayimana rwose muzagende mumubwire umugore nanjye ngo wamushatse nitwa Gashagazi Emmanuel imvuka hariya mu karere ka Rulindo aho muri komenetare mu mudugudu wa Nyenyeri uko komite yanyitumirije haranyirukana ngo abwira umugore wanjye ngo nanyirukana dutuye mu mudugudu wa Nyenyeri sinamubeshyera niyo namwe ayumvishe ngo ndamubeshyera nanjye mwaza mukanyishakira ndi hano mwafuroriye niho ncumbitse